burya reka nkubwire ndabisubiramo, igikomere gihebuje ibindi kizakomokaho washize urukundo kurusha handi. Abanyarwanda ari bavuga agahinda gakomeye gaterwa n'uwo mwashakanye cyangwa uwo mwababyaranye. Abo mwabyaye niwe uzakubabaza cyane, uwo mwashakanye niwe uzakubabaza. Reba rero Imana ije ikica abanzi bacu twese twabapfakazi, hasigara ndetse nubwo utabizi nawe barakurakariye, ntabwo ubizi ariko uri inyuma baravuga ati wakubise kiriya Sasha, wakubise kiriya. Muratekereza uko Imana idatekereza. Gukunda ukunditse ntawe binanira n'umwe. Gukunda abakire biroroha, uza amavuta, amafaranga agira amavuta yayo nayo. Gukunda umuntu wize avuga so na what na by the way biroroshye, biteye igikundiro nyine. Ariko gukunda umukozi wo mu rugo musengana nawe ukamusura biragoye. Nuko Yesu ashaka ko dusa. Imana idutabara. Icyo bita inararibonye, wari uzi iryo ari ryo burya ni ishyano. Iyo umuntu avuga ngo mfite inararibonye abavuga ngo ufite amashyano menshi. Nabonye amashyano i Kigali, mbona amashyano i Kibungo, mbona ishyano mu rugo. Iyo wabonye ayo mashyano menshi nibwo witwa ko wagize experience. None nawe ukagenda wirata ngo ngiye ngufite inararibonye, niribi rirakatsindwa. Ariko ntirijya riza iyo utahuye n'amashyano nyine. Ntabwo uzasa na Yesu nibyo nabyo utarabinyuramo. Imana ishimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Bamvuze sinisubiramo, ahubwo ndashimira Imana ko yanteye iteka kandi ryo kugira ngo tubane hano mu nzu y'Imana tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nukuri mbashimire Pasteur Didier, pasteur wanyu, ko yanteye iteka kugira ngo nze tubane muri iki giterane cyaneze ijuru. Ejo bundi naratekereje sanga ndi umunyamugisha muri nezeza ijuru. Muri nezeza ijuru 5 zibaye uretse imwe yonyine niyo ntitabiriye, izindi zose ngira ngo twarabanye. Nejejwe rero nuko mwarakoze kungirira icyizere. Ntimuzarekera ariko Imana ibaho umugisha. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku magambo Imana yashyize ku mutima wanjye ajyanye n'icyo murimo muganira. Urabona ni nezeza ijuru, ariko nezeza ijuru tukarinezeza mu buryo butandukanye. Ijuru rinezezwa n'ibintu byinshi, yego. Murimo murandeba nkavuga ati ariko uyu mutipa aravuga ibiki? Haleluya, haleluya. Nezeza ijuru tunezeza, ijuru rinezezwa n'ibintu byinshi, ntabwo ari ikintu kimwe. Hari uburyo bwinshi Imana yacu iranyurwa, ntinyurwa amanuma ariko iranyurwa, inyurwa n'ibintu byinshi. Imana iranyurwa nk'uko umubyeyi yanyurwa n'umwana we. Urabona abantu bagize amahirwe Imana ikabaha abana, umwana aranezeza ku buryo ahindura umubyeyi w'igicucu. Mwari mwabona umubyeyi arimo aganira n'umwana utazi kuvuga, umwana akajya avuga ngo dede, umubyeyi nawe dede, ku buryo baza kuri muntu yarize, nabyo biranezeza. Bakavugana mu ndimi ntazi niba ari zo mu ijuru, ariko bakavugana tu. Ibyo avuze ati nkonda, undi nawe agasubiramo akanezerwa. Twebwe tunezezwa n'abana bacu ku buryo niyo asinziriye kunezeza. Sinzi niba mbeshye. Umwana arakunezeza, akakunezeza asakuza, rimwe bikagutera stress, yanasinzira wamureba noneho yaguye agacuho, arimo azamura umwuka awusubiza mu gituza ukumva aranezerewe. Amen. Imana yacu iranezerwa, burya twibwira ko yishima gusa iyo turi gukora, ariko niyo dutuje iranezerwa. Ni Imana nziza, Imana yacu ishimwe. Icyama tukabimenya, tukamenya ko ari kwiteye. Amen. Urabona twebwe turi babe, niko Yesu yavuze. Yakunze kugerageza kwigisha uko data ateye, agerageje kubyumvikanisha muri twebwe kugira ngo nibura tubyumve. Uko Imana iteye birenze twebwe, ariko hari urwego natwe turimo abantu beza, turimo abantu bapfa kukuno normal ntituri beza, niko yavugaga. Nubwo muri babi muzigo abana banyu byiza, ariko no muri ubwo bubi bwacu hari ahantu dusa nkaho turi beza. Rero Yesu akabura ukuntu atubwira data, akabigereranya anyuze muri ubwo buryo twebwe twibwira ko turi beza. Amen. Reka mbaho urugero.
uzi ko twebwe tuzi gukunda abana bacu no mu mafuti, umwana ukamurengera gusa, si uko uba yashyigikiye oya, ariko ntiwemera ko ikimwaro cye kiba cyinshi. Reka mbaho urugero, urabona umwana wagiye ku ishuri kera tugiproklama bakivuga amanota, ugasanga yabaye nk'uwa nyuma, noneho papa akagenda avuga ati wagicucuwe, aho hari minervare nigeze mbura, wigeze uburara, akakurya ibinyunguti, bamujeje isoni gusa wakicucuwe. Ubwo urumva bahamagaye mu bantu, uwawe ukajya utegereza ko bamugeraho ukabura. Wagira amahirwe rero nako ibyago, reka muhure n'umuntu, sava senga sava, ubaye wa kangahe, ntabwo umubyeyi yemera usubiza, aravuga kararwaye muri iki gihembwe, kararwaye ntabwo cyitwaye neza, kubera ko ikimwaro cyawe nibura arakikorera. Ugira ngo nuko ashigikiye se ko wabaye uwa nyuma, oya, uri ishema rye. Ariko nubwo bigutera ipfunwe, nubwo bimeze gutyo, aragukunda. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ni data, Imana iradukunda. Muri iki kiterane cyiza rero turimo cyane ijuru, batuhitiyemo topic nziza ivuga ngo gusa na Yesu ese bizansaba iki? Amen. Gusa na Yesu ese bizansaba iki? Ngikizwa nagize amahirwe mpura n'igitabo cyiza cyitwaga Si tu veux aller loin, sinigeze nkibagirwa, cyanditswe n'umugabo witwaga Ralph Charles. Yabayeho kera, yari yarize ibintu bya philosophy, yiga theology, yigisha no muri university. Hanyuma yandika icyo gitabo amaze gukura, hanyuma akajya akoresha amagambo nk'amwe Yohana yavugaga, akavuga ngo ndakwandikiye mwebwe abana bato, nko kuvuga ngo mbandikiye nk'uko mbizi ko muri bakiri bato, ngewe dore imyaka yanjye irakuze, maze kuba umusaza, nabonye ikintu cyafasha umuntu kugera kure. Si tu veux aller loin mu Kinyarwanda no kuvuga ngo urifuza kugera kure. Uko kugera kure yavugaga rero si mu buryo bw'amafaranga, si mu buryo bw'amashuri, si mu buryo bw'isi, ahubwo ni ukugera kure mu buryo bw'umwuka. Icyo gitabo ngisoma yavuzemo ibintu bine by'ingenzi umuntu yakora akabasha kugera kuri. Kandi kure tuvuga nta handi Bibiri tubwira, nibyo Antoine yatubwiraga nimugoroba, ni ugusa na Yesu. Amen, amen. Mwasubije nkuko mwasubizaga pastor se, amen, ahubwo amen. Nuko hanyuma aravuga ati dore ibintu bine nabonye nk'umuntu mukuru mu myaka nabanyemo na Yesu, ndumva ntiba nibeshya arakijwe mu 1940, urumva hari kera mu byukuri. Harangira avuga ati narize nigishe theology, nize philosophy, nasomye Bibiliya, ariko dore ibintu bine by'ingenzi wakora nawe ukagera kuri. Muri ibyo icyo ni kimwe mu bitabo nasomye. Ikindi nasomye nacyo cyagerageje guchallenginga ubuzima bwanjye, yamuvuze Derek Prince, nawe agenda avuga kimwe mu ibintu wakora kugira ngo ugerageze kugera kure mu gusa na Yesu. Undi ni Rick Warren, byo biroroshye, cyo namukundiye kurenza, uyabivuze mu magambo yoroshye, yerekana uburyo wabigenza ugakura ukagera kuri. Rero muri ibyo bintu bine ndavugamo kimwe, ariko kandi kimwe ntabwo ari cyose, ndavugamo agace gato cyitwa rimwe A. Turabyumvikanye? Aha, hari igihe twigaga bakadureza amatips akaba menshi, none bakavuga ngo tugiye kuvuga tips A. Hanyuma tips 1 nayo ikaba ifitemo utundi tips, bikaba tips 1A. Nanjye ndashaka kuvuga ga component gato cyane muri ibyo bintu yavuze bine byagufasha gukura mu mwuka. Nagira mbibutse ko atabihimbye, si imitekerereze ye, si filozofi, ahubwo yasomye Bibiliya, aravuga ngo dore ibintu bine nabonye. Bibiliya itubwira byinshi, iyo usomye, niyo mpamvu kwigisha bibaho, ni ukugira ngo abantu bagerageze gusintetiza, bagerageze kutubwira, niyo mpamvu tugaburira n'impano z'Imana, kugira ngo twumve icyo Imana idushakaho. Imana yacu ishimwe cyane. Murongeye, Imana ishimwe. Aha, Yesu ashimwe cyane. Aha, ubundi muri ibyo bine muko nabivuze mu bitabo nagerageje gusoma, bavuga ko hari discipline enye z'ingenzi umuntu yakora, umuntu akora akagerageza gukura uko byagenda kose. Abahanga abanyamerika cyangwa abongereza baravuze ngo gukura ni ibintu biri naturel. Growth is natural, but maturity is your choice. Ndasubiramo, gukura ni ibintu byikora, ariko gukura nanone ni ibintu hitamo. Turabyumvise? Twese tugira igikuriro, twese iyo umuntu yagaburiwe, iyo umuntu yagize amahirwe yo kubona ibiryo, gukura ni ibintu byizana.
ariko nanone gukura byitwa maturité, gukura byo gukuza ubwenge, gukura atari byo gukuza igihagararo, gukura by'imbere byo ni umuntu bihitamo. Yego, nakuze numva abanyarwanda bavuga ngo uriya yakuriye ubusa. Yesu yavuze ngo umuntu yakuriye ubusa biba bivuze iki? Yakujije igihagararo ariko ntiyakura mu bwenge, ntiyakura mu mutima. Amen. Ndabyibuka neza n'ubu ngubu njye abantu bamfashije, nanjye ndavuga ngikizwa ko byanga byakundugira aho wahereye. Abantu bamfashije ngikizwa, bambwira uko ugomba kubigenza, bambwira uko uririmba, bambwira ngo ibi nibikorwa, nabonye buzura umwuka. Uyu munsi turahura bakambwira ati wabigenjeje ute? Kandi njyewe icyo gihe banciraga urubanza bakambwira ati wowe tuguhaye amezi 2, wowe nuyarenza wowe 2 mois. Abiri ararenga, ntanjye ubwo bukanyica ukiyiriza ubusa mbona abiri ararenza, umwaka urarenga, 2 irarenga. None uyu munsi bamwe muri bo ubu Kristo nizina rwose bakanabikubwira ati cyakora Yesu yarapfuye arazuka, njya mu rusengero ariko ibindi simbizi. Mwahura akagira ngo uri kivejuru, wabigenjeje ute? Nabihisemo. Gukura ni ukubihitamo. Amen. Gusa na Yesu umuntu abihitamo. Agakiza yarakaguhaye ku buntu. Twese abamwakiriye, niyo mpamvu Paulo yagerageje kubivuga mu magambo make. Aravuga ngo ntuzigere utekereza na rimwe ngo se ninde uzajya mu ijuru, bivuze ngo kumanurayo Kristo. Ngo kandi ntukibaze ngo ninde uzamanuka ikuzimu, bivuze ngo kuzamura Yesu mu bapfuye. Uwo ni umurimo Imana yikorera, ni umurimo Imana yakoze. Niyo yavanye Yesu mu ijuru imuzana mu isi kugira ngo adupfire, niyo yamuvanye mu bapfuye abefura yo kuzuka, ari mu ijuru n'ubu kugira ngo adusabire. Dore igikorwa wowe usabwa, yaravuze ngo ijambo ahubwo rirakwegereye ndetse riri mu mutima wawe, ngo kuko ni watuza akanwa kawe ukavuga ko Yesu Kristo ari umwami, ukizera ko Imana yamuzuye mu bapfuye, aravuga ngo uzakizwa. Haleluya. Ngo uwo murimo muto cyane witwa gukizwa ni nk'umuntu uvuka. Mwese mumbwiza ukuri, ninde wibuka avuka? Muri maternité byari bimeze bite? Ariko igitangaje twese twaravutse. Mbega kuvuka ni ibanga ritangaje. Rimwe na rimwe hari ubwo duhamagara abantu kwakira Yesu, bakaza gusa kuko batsinzwe, ariko utababaza ngo ibyakubayeho ni ibiki. Yes, aba yavutse, kuko iyo umuntu avutse ntabazi ibimubayeho. Nabonye igihe umuntu agira ubuzima ariko ntamenye ubwo buzima uko bubamo. Nukuvuga iki rero? Amenya ubuzima, amenya kubaho iyo atangiye gukura agaca cenge. Akakubwira ngo ufite imyaka 4 ndibuka. Mbere yaho byari bimeze gute? Simbyibuka na rumwana. Ariko iyo utangiye gukura, utangira gutekereza, utangira kwibuka. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Gukura mu mwuka. Ibyo bintu bine rero ni ibintu bisanzwe tuzi. Icyambere nicyo pastor arangije kutubwira, ni ugusenga. Icya kabiri ni ukwiyiriza ubusa. Icya gatatu ni ugusoma Bibiliya. Icya kane ni uguterana n'abandi. Icya gatanu, humura Imana ntikigusaba, izakikorera, ni ibigeragezo. Ibyo byose nkubwiye uzabigiramo uruhare. Harimo icyo bita volonté yawe, ubushake bwawe. Kuko hari igihe tugira ahantu tukavuga ngo Imana ni nyir'ubuntu, Imana, ubuntu bw'Imana bukorera muri twe. Noneho bikatugora, tukibwira ko kugira ubushake bwo gukora ikintu ahari amategeko abigukoresheje. No, ahubwo ubuntu bw'Imana nibwo budusunikira, nibwo buduhata, nibwo budusunika. Nabuze uko mbivuga. Ukumva bukoreye mu bushake bwawe, ukifuza gusenga. Burya si kamere, ni ubuntu ahubwo. Turi kujyana? Yego. Haleluya. Haleluya. Ubu ndabizi hari abantu bumva nabi. Twavuga ngo itorero ryateguye amasengesho y'iminsi 40 kandi twese tugomba kugenda. Wakumva yoborwa n'ubuntu, ibyo ni amategeko, ntabwo azaza kwiyiriza. Ahubwo ufite ikibazo. Ubuntu nibwo bwasunitse itorero kuvuga ngo ngwino dusenge. Yego, Imana yacu ishimwe. Ibyo uko mvuze ari bine rero birimo ubushake bwawe. Imana ikorana n'ubwenge no gushaka kwawe. Iki gusenga uzabishaka nyine usenge. Kwiyiriza ubusa uzareka ibiryo wiyiriza ubusa. Yego, inzara ikurye. Imwe twari mu masengesho y'iminsi 40, hari umukristo twasenganaga, cyakora ndamukunda pe, yaranejeje. Uwo munsi sinibuka ngo wari wakangahe, inzara yari nyinshi pe, ku buryo twese duhuye nimugoroba twazatire ku inzara y'uyu munsi. Mwayumvise?
ati yari ihari kweri. None aravuga ati ati yari ihari ariko nge nayihannye pe. Tugira amatsiko y'ukuntu yabigenje. Ati yandiye, ati bigeze nka saa 7 ndabanza nyikubita igikombe cy'amata. Ati numvira curamye. Turaseka kweri kweri. Ati se nuko wayihannye. Narenze ngo ari tekinike yari hagurutse yenda gira ukurabigenza. Ati saa 9 irongera haguruka numva imerewe nabi. Ati nyikubita umurati. Ati niyo mpamvu marameze gutya. Ubwo mbega yari yayihannye. Twese inzara ni ibisanzwe iraza. Kudasonza biri anormal. Kudasonza uzaje kwa muganga urarwaye. Yego? Mvuge ngo ikise. Gusoma ni n'abazungu nibo tuvuga ngo bakunda gusoma. Ariko iyo bigeze mu mwuka, iyo bigeze mu kuvuga ngo tugiye gusomera kumenya, ubunebwe buraza. Bibiliya urayireba ukabona irabishye, ukajya uzenguruka ukabura aho yisoma. Ariko wibuke niyo mpamvu ibi byose tuvuze Ralph Sharif yongeye ikintu kimwe. Yaravuze ngo yaba ari ukwiyiriza ubusa, yaba ari ugusenga, yaba ari ugusoma Bibiliya, yaba ari uguterana, ngo kugira ngo ibyo bintu bizakugirira umumaro, ngo harimo umurunga, harimo umugozi, harimo ikintu kimwe gisabwa kuruta ibindi, ngo nicyo bita discipline. Amen. Amen. Ndabaho urugero. Iyo tuvuze discipline niki? Tuba tuvuze uburyo bwo gukora ikintu mu mwanya uhoraho kandi budahinduka, nicyo bita discipline. Abantu benshi basoma Bibiliya ariko ntibayisomera mu gihe kanaka. Abantu benshi basenga yewe ariko wamwemerera agakora 40 jours yagera mu rugo bikarangira mukazongera umwaka utaha. Discipline ni ugukora ikintu gihozaho. Ntureba hano mwese mukunda sport ni nziza. Sport ahigorera ni ukuyikora uhozaho. Yego? Rero kera najyaga nibaza impamvu batugire ngo twambare uniforme kandi twese tugere ku ishuri saa 1:30. Babaga baturemamo discipline. Kugira ngo iri ni ihame ry'isi, kugira ngo ugire ikintu ugeraho cyose, yaba ucuruza, yaba wiga, yaba uri umukozi wa leta, yaba uri pasiteri, yaba uri umukristo, ikintu kizatuma ugira icyo ugeraho mu byo ukora cyose ni discipline. Ni ukubikora uhozaho. Amen. Cyane cyane abadamu nzi ko bakunda kataye. Rwose ubundi kuri regime, ndi kuri regime ugasanga nyine washyushye ukirigwa amazi ukarenzaho amashu, rwose courage pe ntacyo bitwaye. Ngo ndondagabanya ibiro, burya aho bizapfira sahandi ni muri discipline. Harabo tuya duhura ukabona nyine yari muri regime. Ese byagenze gutatapu nzambara bubu. Akabivamo ati abandi bati bafashe umugambi ngo bubu irahenda. Ubu niyo mpamvu bagumijeho. Kugira ngo ugire aho ugera biragusaba guhozaho. Amen. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Nkuko nta muntu warira rimwe. Wari wabona umuntu waririye rimwe akavuga ati uyu munsi ngiye kurya ndarira rimwe nzongera kuwa 5. Byari byabaho. Mfite inshuti yanjye yigeze kuvuga rimwe ngo ngiye mfigira ikibazo ngo iyo mpazi ngo mba ntazongera gusonza. Ngo niyo mpaye umuceri ngo utahanda banga ngo byihorere. Ngo ariko mu gitondo biba byarangiye namwe murabizi. Nta muntu urira rimwe no mu mwuka nuko. Ntago umuntu arira rimwe ahubwo ahoraho. Ahozaho. Nkuko urya saa 6 na ninjoro na mu gitondo ku bandi bateye imbere ni nako no mu mwuka ugomba guhozaho. Amen. Uburega sindatangira kubwiriza ndabasuhuza muri aho. Yesu ashimwe cyane. Aha, mwibuke rero buri kintu cyose wowe ugifitemo uruhare. Uretse ikintu kimwe cyonyine. Humura Imana nizabyikorera. Yesaya 48:10. Imana yaravuze ngo dore ndagutunganije. Ngo ariko ngutunganirije mu ruganda rwo kubabazwa. Ngo humura ngo ntabwo nzagutunganya nk'ifeza cyangwa izahabu. Ngo ahubwo uruganda ngutunganyamo rwitwa umubabaro. Ngo kandi ubwanjye ninjye uzabyikorera ngo kugira ngo icyubahiro cyanjye kidahabwa undi. Nta ruhare urwawe nta kimana gusaba mu gikorwa cyitwa kukugerageza bigamije kugutunganya. Oya humura kuko nta numwe muri twese nigeze kubwira Imana ngewe senga ndayibwira ngo burya iyo nza kubimenya nari ngeze ahantu hagoye ndayibwira ngo iyo mbimenya kwahangeze harimo mu byo uzakora nabyo mu byo nzahura nabyo muri uku kwizera mbwira Imana ni nkubwije ukuri simba naremeye kuza. Nahubwo mugani wa Yeremiya warashutse ndemera none ngeze kuri point no retour. Erega ari gihe ugera hano kaburu ubuse wagwa ugasubira muri boîte se uko umurangano ku imvi zatangiye kuza. Ubu wagwa se ugasubira kubyina ngo bigende gutese.
hari igihe uvuga ngo ahantu nageze nta yandi mahitamo nakweguriye ubuzima, ariko sinarizi ko mu nzira nta hantu harimo. Iyi nayo irabizi rero ngo iza ijye iguhamagara. Niyo mpamvu iyo turavuga ngo Yesu yaragupfiriye, nibyo koko. Ariko iyo ugeze mu rusengero usanga Yesu hari umusaraba utariho Yesu. Turi kujyana? Mbega turaguhamagara ngo dore Yesu ku musaraba yaragupfiriye, ukamutumbira imitwaro yawe ikagwa. Wakwinjira mu rusengero ugasanga umusaraba utariho Yesu. Uzi icyo yavugaga ati nyuma yo kugupfira nkabambwa ku bwawe, ngwino nawe ubambwe ku musaraba, ubambe kamere yawe ubone uko usa nanjye. Amen. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Bavandimwe, uyu munsi rero nkuko navuze tugiye kuganira ku kantu ka umva rimwe agakomponenti gato kandi nabwo tubivugeho umwanya muto hanyuma dusoze. Yesu abaho umugisha cyane mu Gusa na Yesu. Maze iminsi niga ijambo ry'Imana nkuko namwe mwiga ijambo ry'Imana, ugamije gufashwa, ugamije nyine kurya, atari kugira ngo ubone ibyo wigisha, atari kugira ngo ubone ibyo ubwira abandi, ahubwo gusomera Bibiliya kuko nawe kureba ugomba gufashwa. Hanyuma ubwo nayigaga rero, ubwo nasomaga Bibiliya, umwuka wera yongera kunyigisha ikintu gikomeye. Ndagira ngo uyu munsi tuganire, wibuke Imana niyo igize yemera ko tugeragezwa. Hari amagambo abiri atandukanye, trials and temptation. Turemera ko bitandukanye, ibigeragezo n'ibigusha, nibyo? Ibishuko n'ibigeragezo. Temptation ni ibishuko, hanyuma trials ni ibigeragezo. Rero kandi byombi byenda gusa burya, ariko aho bitandukaniye ni intego zabyo. Ibigusha bigamije kukugusha, naho ibigeragezo biba bigamije kugutunganya. Amen. Uyu munsi rero ntabwo tugiye kuganira ku bigeragezo, tugiye kuganira sino kubigusha, ahubwo tugiye kuganira ku kintu cyitwa ibisitaza. Yego, hariho ibigeragezo, hariho ibigusha, ariko hari n'icyo bita ibisitaza. Singe wabivuze, ni Yesu. Munyemere rero tuganire muri Matayo, dusome muri Matayo ibice 18 umurongo wa 7 gusa kugira ngo twihute. Burya kwigisha amataniro ya mbere biba byiza, ntabwo twica igihe. Matayo ibice 18 umurongo wa 7 haranditse ngo isi izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu. Ndasubiramo, isi izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu, kuko ibyo bigusha bitazabura kuza, ariko uwo mwana w'umuntu uzana ibigusha azabona ishyano. Luka yasubiyemo aya magambo Yesu yavuze nanone. Luka yayasubiyemo igice cya 17 umurongo wa mbere. Yaravuze ngo nuko abwira abigishwa bati nta cyabuze ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Ibyamubera byiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akaruha mu nyanja, ibiruta ko yagusha umwe muri aba batoya. Umurongo wa 3, mwirinde hakazaho akantu turekera aho ngaho. Imana yacu ishimwe. Ngaho mu ndeberero tuganire ibigusha cyangwa se ibisitaza bigusha abantu cyangwa ibisitaza bisitaza abantu. Amen. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo umutwe w'amagambo tugiye kuganira, nushaka wandike ibisitaza cyangwa se ibigusha uko wabyita. Ni ijambo navuga ngo niyo ntwaro ihebuje izindi Satani akoresha kugira ngo agushe abantu. Ibisitaza ni intwaro, ni mu Gifaransa navuga ngo ni arme cachée de Satan. Ni intwaro ihishe Satani akoresha kugira ngo agushe umuntu, wamara kugwa ukemeranya nawe kugomba kugwa. Ibyo bivuze birumvikanyira. Normalement umukristo nyawe iyo aguye ntabwo aguma hasi ngo arambarare. Oya, na Bibiliya ni kwivuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa 7 ntabwo azarambarara, azabyuka. Murabizi neza mwese iyo umuntu aguye ntabwo aguma hasi, ahubwo rimwe na rimwe amenya ko yanavunitse yageze kuri, kuko bidutera isoni. Bashiki bacu burabizi, ugwa wiyumanganya, ugwa wiyegeranya, ntabwo wita ku kuvunika, ariko wanga gukorwa n'isoni, ukabyuka vuba kugira ngo wongere ukomeze urugendo. Yego, ariko iyo ari ibisitaza bikugushije, umuntu aragwa yarangiza akemeranya nawe yuko akwiriye kugwa. Urumva ukuntu ari intwaro mbi? Kugwa kwawe ntibigukoze isoni, ndetse ukaba watumbira mu ijuru ukabwira Imana ngo ibi ngibi niko bigomba kumera, nushaka ubyemere. Kandi hari igihe ubwira umuntu ngo ibi bintu sibyo, akakubwira ngo ngewe n'Imana twarabivuganye sinshobora. Rimwe hari umugore yagushijwe, yababajwe n'umugabo, yaramubabaje pe, noneho aza gukizwa.
amaze gukizwa aravuga ati ariko umugabo wanjye sinzamubabarira. Yari yakirijwe muri yari, noneho hahura n'undi mugore mugenzi we, aravuga ati none se ko wanze kubabarira umugabo wawe, ryasengesho ry'umwami wacu data wa twese wo mu ijuru ubigenza uti? Turarivuga ati cyane ndarivuga. None se ubivuga uti? Turabona hamwe havuga ngo utubabarire nk'uko tubabarira ababitugiriye. Ati iyo mpageze ndahasimbuka. Ati biroroshye, ndahagera nkavuga ngo utubabarire maze uduhe ibyo kurya bidutunga. Ati kubera iki? Aho nge n'Imana turahaziranye, sinzamubabarira. Iyo umuntu yagushijwe, iyo umuntu yatsitajwe by'ukuri, ajya ageraho akabwira n'Imana ngo n'iryo juru nushaka uzarireke, ariko ibi sinzabihindura. Niyo mpamvu navuze ngo ni intwari ihambaye ikomeye Satani akoresha. Ate si ibyo birahurira he no gusa na Yesu? Nuko no mu bigusha naho, no mu bisitaza abantu, Yesu akeneye ko dusa nawe. Amen. Turaza kumwiga, turaza kumureba uburyo nawe ubwe yitwaye mu bitsitaza, yitwaye mu bigusha. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Amateka yerekana ko abantu bakoze ibintu bibi mu isi. Nyumve neza, amateka yerekana ko bamwe mu bantu babaye babi cyane mu isi, bakoze ibintu bibi mu isi, ari abantu bahuye n'ibibatsitaza n'ibibababaza mu buzima, bigatuma bavuga ngo natwe tuzihora. Sinzi uko nabivuga. Urugero nabaha ni Hitler. Hitler yanditse igitabo mwese muzi cyitwa Mein Kampf, cyangwa bamwe mutarumva mwumvise Mokomba. Ariko bajya bakurikirana amateka ya Hitler bavuga ko nyina ashobora kuba yari umujwive, yari umuyuda. Noneho ba nyirarume ngo kuko ntiyari umuhanga mu ishuri, yari umuswa. Bajya bavuga ngo nta kintu na kimwe yari ashoboye na kimwe kibaho, ubanza no kubaza atarabizi. Mbega ibintu byari byaramunaniye. Noneho bakamubwira ngo ba nyirarume ngo bakamutuka bakamubabaza, akurana iyo nzika. Rero bamubereye ikigusha, akurana iyo nzika ku buryo muri Mein Kampf yanditsemo abayuda agaruka kuri iryo jambo juif inshuro zirenga 600. Mbega yabakuranya abatwara nk'inzika mu buzima. Namwe nimurebe ingaruka byagize kugeza bivuye mu jenoside yica miliyoni 6 z'abantu. Iyo ibigusha ibitsitaza byatugezeho, nitwemerere Yesu ngo abidukemurire, abituvure. Kandi nta kunda bivura, arakubwira ngo naguhamagariye gusa nanjye, reka kamere yanjye iremerwe muri wowe, maze uko gusharira ntikugushiremo. Nagira nkubwize ukuri muvandimwe, ibyo bibyara igikomere, maze icyo gikomere kigahinduka umurage uzaraga bagukomokaho. Nicyo kibabaje. Mwari mwahura n'umukobwa wafashwe ku ngufu, ubwe aragenda agahindura ubusurugo, akavuga ngo gushaka nta kintu bimaze. Abagabo bose bagahinduka shitani. Turi kujyana? Burya siwe nibyo koko yahuye n'ibigusha, yahuye n'ibibabaza, n'Imana irabyemera, ariko yarabigundiriye maze ubwe ahitamo kugurisha hazaza he. Aravuga ati ngewe sinzashaka, ngewe abagabo baragapfa. Bamwe bagahitamo no guhinduka bakaba batinganye. Kubera iki? Yarasherishije, yagumanye cya gikomere cyakomotse kubimugusha, ubuzima bwe bukaba detruit. Imana idutabara. Satani nawe rero arabizi yuko ari intwari ihambaye igusha abantu. Imana yacu idutabare. Haleluya. Hari umuhanzi kuba jene nkanjye, nubwo nanjye ntangiye gusazamo. Muzi umuhanzi witwa DMX, ejo bundi yarapfuye. Ni umuhanzi uririmba rap, Pastor Didier ntabwo yamumenye. DMX yari umuhanzi uririmba rap, yakinyanye n'amafilimi na budgetri, urumva ko nanjye mba mbizi neza. Ejo bundi yarapfuye. Ariko nakurikiranye ubuzima bwa DMX. Yari umukire, miliyoneri. Yarinze apfa mu by'ukuri akenyutse. Kubera iki? Byaramunaniye guhinduka. Akiri umwana muto, nyina yamubyaye ashuguritse. Ubwo ndavuga ibyo yivugira. Noneho abagabo ba nyina baza mbere yo kuryamana na nyina, bakabanza bakamukubita. Baramubabaje bituma kurira mu muhanda. Ukurikiranye documentaire, ukurikiranye biography, ubuzima bwe urababara. Yapfuye ari umumiliyoneri, ariko ukuntu yapfuye, ubwe yapfuye ababaye. Yavuga ati ibyambayeho bizananiye kurenga. Amafaranga ntabwo yagukiza ibikomere watewe n'ibigusha. Kuko ngewe ntabwo nemera, ndasubiramo, yuko hari umuntu mububaho
ahubwo umuntu ni igikoresho cya satani mu bituma ibigusha n'ibitsitaza bitugeraho. Ujya uvuga ngo mama wanjye yarankomerekeje, ndagira ngo umenyeshe ko yagukundaga kurenza abandi. Umugore wanjye yarankomerekeje, umugabo wanjye yarankomerekeje. Bavandimwe, kubera gukuye mu bandi bakobwa akakugira umugore, yaragukundaga. Kuba ari we wamuhisemo akakubera umugabo, yaragukundaga. Niwibuke ya minsi ya kera mu giteretana, ni satani wanyuze muri we arema ibitsitaza kugira ngo wowe uzahitemo gupfana ibikomere n'agahinda, ariko bizanire Yesu nawe yiteguye kubigukiza. Imana idutabara. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Fesho en Afrika. Imana yacu ishimwe cyane. Ibigusha, nkuko nabivuze, ibigusha nicyo kintu satani akoresha umuntu ubwe agafata umwanzuro wo kuzatwara iyo nzika cyangwa se icyo gikomere akazagihindura umurage ahereza urubizaro bikazakomeza paka. Imana yacu itugirire neza. Ibigusha nicyo kintu gituma umuntu ahindura uko yabonaga ibintu, ibyari byiza akabona nkaho ari ibibi. Reka mbabwire imigani, ubundi reka nkomeze. Ibigusha ni akenshi iyo byageze mu mutima cyangwa ibitsitaza, noneho bigahinduka ibikomere. Iyo bihindutse ibikomere ntibikire, bihinduka icyo bita imitekerereze mizi. Icyo kinyarwanda kirakomeye. Bihinduka imitekerereze mizi abantu bagenderaho, sosiyete igenderaho. Ndabaha urugero. Urabona hano mu Rwanda tugira imigani twemeranyaho ariko idafite ishingiro. Umugabo n'umwana w'uwundi, uzaho byavuye ni ku mugore wakomerekejwe nawe. Yego. Umva rero, si wonyine ariko abagore uko umugore abyaye abyara ingeso. Uzaho byavuye se ni ku mugabo wakomerekejwe n'umugore we. Iyo ni imigani ihinduka umuco, bigahinduka imitekerereze, tukabyemera yuko ari uko bimeze, ariko mu by'ukuri atari ko bimeze. Kuko aho muri ati abagabo bose ni kimwe, burya nta kindi abavuga, abagusharinga ibikomere nibibi yakorewe n'umugabo we. Noneho akibwira ko sosiyete n'abantu bose ari uko bameze, bigahinduka imitekerereze mizi, hanyuma tukabihanahana. Sinzi niba hari mu mwaka w'igihumbi 1400 baciye umugani, ninde ubizi neza? Icyo nzi gusa ni umugani n'insigamigani yabayeho iturutse ku bantu bababajwe, bakomerekejwe, batsitajwe nabo bakundaga, barabihererekanya. Ubu na wa muhungu wanjye azababizi, umugabo n'umwana w'undi, byavuye hese ni mu bikomere bihinduka imitekerereze mizi. Amen. Icyo mvuze birumvikanyira. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe. Umva rero aho bitangarije, iyo ibigusha cyangwa se ibitsitaza byageze mu buzima bwacu, ntidukure, ntitumenye ko ari satani, ntitumenye ko ari umubi ubizana. Kuko Yesu yaravuze ngo bavandimwe tujye twita ku magambo y'umwami, nawe ubwo arabizi ko ishyano isi ifite rikomoka ku bigusha. Yaravuze ngo iyi si mureba izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu. Iyi si singewe ni Yesu. Mu yandi magambo, aya mashyano tubona, aya yose mubona, yakomotse ku bigusha abantu. Abatabizi turavuga ngo yakomotse ku bantu. Umuntu ntabwo yifuza kuba mubi. Ngewe ndi pasiteri, nabonye umuntu wicara akakurira akakubwira ati pastor, ku izina ry'Imana simbishaka, ariko ndanga nkabikora. Nimbata y'ikibi gusa, nawe ubwe ntanezere. Nabaha ingero nyinshi namwe mutarakizwa. Hari igihe wabwiraga Imana ati nukuri kw'Imana ninongera noneho uzanyice, nukuri kw'Imana ninongera njye uzanyice, mu gitondo ukongera. Warangiza ukabwira ati noneho nushaka undeke. Nuko tumeze. Ibyo bigusha suko tubishaka. Ahubwo ndagira ngo umenyeshe, uzatangira kunesha mu gihe intambara cyangwa se amaso yawe wayarebesheje ibintu nk'uko biri. Ntabwo ari abantu, ahubwo ni satani. Kandi nawe arabizi yuko indwaro yihebuje yihisha inyuma akabasha kwica ubuzima bwawe, anyura mu bitsitaza abantu. Reka mbaho urugero. Umugore ngo yatonganye n'umugabo, baratongana. Umugore areba umugabo we, aravuga ati yo nkumenya wowe, aho kubana nawe nari kubana na satani. Noneho umugabo aramureba araseka, tereka da, ntabwo bari kubashingira, kuko mu Rwanda amategeko ntiyemera gushingiranya abantu bafitanye isano rya bugufi. Mbega umwe iyo amureba arabona ari shitani, undi akavuga ati ni musaza wawe ahubwo.
ati mwari kubana nande bari kubashingira se ko mufitanye amateka ya bugufi mwebwe abantu bafitanye amasano ya bugufi se barabashingira mbega umwe mureba arabona ati wowe fazari shitani undi ati hate ni musaza wawe ahubwo urumva aho biba byageze nta muntu ureba sita aramureba akajyabona neza neza ariko buri wanyu mwabaye gute imyuka yiwanyu iwanyu se niyo yoroshye ahubwo ibigusha byaje ibisitaza byaje amen 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 muraza ndizira kuza kubyumva haleluya ibigusha byatugezeho ibitsitaza iyo byatugezeho niho hantu honyine unyumve neza umukristo ahindukira kabangamirwa na kamere y'Imana ubundi normal icyatumye twegera Imana ndabihamya neza niba atari uko bimeze naguhamiriza kutarakizwa icyatumye ukizwa icyatumye uburiwe igituma uri hano ndabihamya neza wakuruwe n'urukundo n'imbabazi za Yesu turabyemeranya wibutse ko Yesu yagukunze yakubambiwe agira ubuntu yirengagije ibyaha byinshi n'ubiyo tuguye tubyutsa hari ikintu mukundira kirenze icyo mbwiza ukuri ni ikihe kintu ukundira Imana kirenze icyo ngewe ntacyo nyikundira uko iteye imbabazi zayo urukundo rwayo rudaharara yego ubuntu bwayo budakama yego haleluya ineza kwihangana Bibiliya ivuga ngo rega ngo kwihangana k'umwami wacu niko kutubera agakiza haleluya haleluya Petero yaravuze ngo impamvu imeruka itaba ngo iteka ihora yihanganye nibaza ko ariyo mpamvu ivuga ngo basumwe yihane nundi kandi na runaka garuke runaka kure runaka yezwe iyo neza y'Imana nituma bitubera agakiza kandi ngo iteka ihora iduherehereza kuri gute kwihana dukundira Imana icyo kintu ngize ukuri nibyo nawe nicyo ikundira ariko ibitsitaza byaje nicyo kintu cya mbere cy'Imana kikuremerera mbisubiremo iyo umuntu yashaririwe iyo umuntu yababajwe iyo umuntu yakomerekejwe n'ibitsitaza byakomotse kuri mwene so ku muntu nkawe urahindukira ukababazwa nuko Imana iteye ityo ukajya uvuga ngo rega wenda kuzi wowe ndakuzi byamahirwe ngiye ndo mushumba ndabizi ukabwira umuntu ngo rega uzasenga ati Imana ijya yentervenasa Imana ati gihorere pastor gihorere uzi impamvu tubabazwa nuko itari yaje isavuba ngo ibabaza baduhemukiye nabonye ahantu tuvuga ngo Imana iri pasifu niyo yatinze kurakaranya natwe ngo tujyane muri uwo mubabaro w'abatubabaje n'abadukomerekeje umva abakristo babana rero ngo umuntu igeze kumbabaza ngo ndavuga ngo ngiye kumurega ku Mana uwurega ni uregera iragira ngo ngiye mfite abahungu babiri kandi urabizi abantu bakurikirana bahora bashwana bahora barwana kandi umwe abakeneye yuko ari uvugira nyine ngiyewe nta numwe nzavugira kandi sizarindirangira uko bimeze suko shigikira amakosa bakora oya ariko iyo bigeze mu gukiza no gutabara mbakunda kimwe ni ngiyewe na Didier dufitanye ibibazo naho Imana nayo nifite ukwingira Didier nushaka uzareke kundega ngo Imana ngo ndamukuregeye uretse kunkiza se yangirite haleluya reka mbaho urugero uwitwa Bibiliya nikivuga uwitwa Nowa Yona nkunda kubitiranya Yona ni ikigereranyo ni icyitegererezo nyacyo cy'umutima wakomeretse ntiwakira ukababazwa na kamere y'Imana murabizi amateka ya Nineve Imana imubwira ngo najye kuburira umurwa kugira ngo ukire Nineve yari yarahemukiye Yona ndagira mbabwize ukuri ko atari umuntu wangana gusa oya yari yarabahemukiye ubwo bateraga murabyuka ko Nineve ubundi yari kapitale y'icyo yitwaga Ashuri muri icyo gihe hanyuma batera Israeli batera icyo gihe baratandukanye batera Israeli bamaze kuyitera batwara bene wabo wa Yona hari igitabo nasomye bavuga ngo ubugome bw'abantu bazi batuye Nineve ngo bicaga abantu batwaye ngo uduhanga twabo bakatumanika ku mujyi twakoraga icyo bita inkike bazengurutsaga inkike umujyi noneho ngo uduhanga twabo bakatumanika bakatugira imirimbo hejuru y'inkike zabo Yona rero iteka yanyuragaho akagendana ibikomere ngo ahari uriya ni mama
aharuriya ni mukuru wanjye, bari baramubabaje koko. Umva rero, Imana irahaguruka iramubwira ati ni wowe nshaka kujya kuburira bari abantu mbona uko mbakiza. Turi kujyana. Rimwe umukiciro yarokotse jenoside yakorewe abatutsi, amaze kurokoka ari wenyine, ari inciki wenyine. Hanyuma noneho araza mu rusengero akajya akunda kuvuga ati ngewe narabababariye, ngewe abantu banyice narabababariye. Noneho umuntu agira amatsiko atari ku mukecuru, harya abantu bose ntibabamazeho ati cyane warabababariye ati. Noneho umuntu akibaza imbaraga aho yazivanye biramuyobera. Bavuga ati ngewe narababariye, yewe ntimumwe kubitindaho narabababariye. Noneho rero umwe pastor aramwegera aramucukumbura ati niki cyagushoboje kubababarira? Ati nta kindi, ati nibutse ko Imana yavuze ngo abanzi bawe nibakubabaza ujye ubababarira, nzaba barunza amakara ku mutwe. Noneho sinabihura, ntabwo nabishobora, mbagire ntese nahisemo kubababarira kugira ngo Imana yo ibatwike. Urumva, iyo umuntu yakomeretse akababara ahimba n'imitwe kubwira Imana ngo imbabazi zawe ndazizi, reka ngufatire mu ijambo ndebe ko wagira nabi nkuko nanjye meze. Uyu rero Yona yumvise inkuru mu matwi ye, yumva ni inkuru nzati. Uvuze ngo iki muri 40 jours niba tihanuza abarimbura ati, aho kugira ngo ajye hano ahita afata ubwato bwerekera hano. Naba no hafi nkavuga bakanyumva, aravuga ati ngewe ngiye Tarushishi ntazane maze 40 jours ndebe uburyo uzabagenza. Ibyo kumurirwa n'urufi murabizi, n'uburyo rwamurutse, n'uburyo yisanze ku nkombe. Aravuga ati aho nkuye reka nihangane, umuriro w'imbabazi, umuriro w'ineza uramutwika. Ngo aratangira akagira ati mu minsi 40 muzapfa mwogapfamwe, nimwihane. Nta rukundo rurimo, ni ngovuga ngo yandushije amaboko nagira ntese. Murapfuye muri 40 jours mu mutima atariko muragapfa n'ubundi, ariko nimwihane. Muri 40 arangije 40 irangiye ngo yicara harengeye, abwira Imana ati sinabirangije, ahasigaye nahawe rero. Yo kabyara umwami ngo abyumvise bimukora ku mutima, abwira igihugu cyose. Nyuma ya Yona hagakurikira umuntu avuga ati umwami arategetse ngo ejo mwese muzirize ubusa, mwibabaze, mwihane ibyaha bizanyu, muvuge yuko Uwiteka ari we Mana. Baramamaza. Yona arategetse ati bazihana se bari abagome bo gatsindwa, bariya n'abantu bari Imana yabakoreramo bariya. Umwuka se yanyura ajya hari arabareba ati bariya yabona uca ati ni kirakisha mukuru wanjye cyakaze. Barihana ngo Imana yababarira. Mu bice bine rero Yona yegera harengeye ngo ararakara, ni mu butayu, yicara ku zuba, hajya hagera no muri 40 degrees. Normalement tuvuze izuba ntabwo ari izuba gusa, iyo uri hanze oxygene igenda igabanuka, ushobora no gupfa. Ngo ararakara cyane. Imana iramuri batakuse, Yona ugurakajwe n'iki? Ndarakaye nyine, nari nkuze. Ati bisi ibyo nakubwiraga nanga kuza. Ibice bine ariko havuga ibi nibyo nge nawe nakubwiraga nanga kuza. Nibikise ndakuzi wowe uri Imana y'imbabazi, utinda kurakara, wowe uhorana ibambe. Nicyo nakubwiraga, nicyo nangaga, naziraga icyo mpa nawe. Uhorana ibambe, uhorana imbabazi, yaba wabatikuraga bagapfa. Imana iramwihorera. Urumva arashaririwe, arasa n'uyahura. Ngo mu butayu Imana ihakorera igitangaza, ngo ihameze uruyuzi, ngo urwo ruyuzi rurazamuka, rurangije ruramutwikira. Ngo rubonye ngo Yona atangira kunezerwa narwo, ngo ararwishimira. Yenda arimo avuga ati Imana irakomeye di, ngo ararwishimira. Ngo ako kanya Imana ituma agakoko kitwa inanda ngo karurya kahereye mu mizi. Ngo kimaze kugwa yari nk'umwana muto warawivumbura, tederi nge numva nanakwiyahura. N'uruyuzi narwo urarutwitse kweri, ederi numva nanakwiyahura. Imana ati se uzirikise ibyo nabyo se bigutwaye iki? N'urunago reba izuku rimereye ati hari ibyo washoye se, hari ikintu wakoze ngo uruyuzi rubeho? Hatoya. None niba ushobora kubabazwa n'uruyuzi wowe utateye n'imbuto imwe, rukakubabaza ntacyo washoye, ngewe Uwiteka naburane kubabazwa n'ibihumbi 120 by'abantu barimbutse. Ngewe Uwiteka naremye nkawe. Haleluya. Ngewe Uwiteka naremye nkawe.
ni nayo mpamvu rero nifuje gukiza bavandimwe. Twebwe iyo twakomeretse, ikintu cya mbere kitubabaza ni imiterere y'Imana, kandi mu by'ukuri cyo tuyikundira ko itinda kurakara, ariko ingorane twigarukaho ni nziza kuri twe gusa. Burya Yesu yatwigishaga ibintu bikomeye. Yesu yatwigishaga ibintu bikomeye. Kuvuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese. Ntabwo ari wowe gusa, ni data wa twese. Yego uzi iyo umuntu yakubiswe nibwo avuga ngo ntukite ku bantu, urebe Imana yari wariko. Imana yawe, Imana ntabwo yita ku byo abantu bavuga. Tugahita twibukana n'amagambo n'indirimbo tuzaririmbye, ibanga ryanjye nawe riri kure aho abantu batareba, ubwo nuko bagushaririye. Umva rero iyo rero ari we babihiye, uravuga ati abantu nimutihana muzapfa. Burya si ibyo uvuga byose yenda ni ukuri, ariko reba ngo ikisunika kubivuga ni iki. Amen. Irebe mu mutima. Amen. Natanga ingero nyinshi. Icyo ni cyanditswe kimwe, bene Azafu bigeze kuremererwa n'abanyabyaha. Izaburi ya 73 ariko havuga ngo baremererwa n'abanyabyaha, ngo bakajya babona abanyabyaha bariba, ngo Imana ntigire icyo ikora, ngo bakarushaho kunguka. Urabona ariko iyo banyoye mitsingi kuno babishimye, ujye ubabona ari barazunguka gutyo, ubona mbega uretse gupfa nta kindi asigaje. Urabona abapagani kweri bararyoshye kweri, bo ntibagorwa, ngo yaragezeho ngo aravuga ngo no mwipfa ryabo ngo ntibababara. Ngo ariko iyo mitekerereze aravuga ngo habuze gato ngo intambwe zanjye zerekere ikuzimu. Uranyumva? Yabitekerejeho, ababazwa n'abantu babi bamererwa neza, yita babi kuko bamubabaje, ngo kugeza ubwo intambwe ze habuze gato zikerekera ikuzimu. Yeremiya niko byagenze 12 abwira Imana ati ndabizi rega icyo dupfa nuko ari wowe mburanye nawe uratsinda, turabipfa, ariko wajya ureka nanjye rimwe basi nkagira rezo. Ariko nubwo ari wowe utsinda ndakubaza tu, ariko niki gituma abantu babi bagubwa neza kwera? Ibaza nawe, uyu mutima ntukomeretse kuki abantu babi bagubwa neza? Ubone ese ubundi umwiza ninde ko twapfuwa gasoni akaduhamagara hano, yarakoze yo kabyara. Tujya twibagirwa ko imfura zitahamagawe, tujya tubyibagirwa ngo abimfura bahamagawe si benshi. Abarakora njya numva iyo bigize abantu bese, ngewe njya mbibona ukabaza umuntu se kutagisenga ati nanga amatiku yahari hano, ubwo ngo yabaye mwiza rero. Ati ngewe se kutakiririmba ati nabwiye Imana ngo kugira ngo nzabura ijuru kubera korari, ngewe aho kugira ngo nzabura ijuru. Yesu wanjye naramumenye ndamufite, iby'amatorero nabivuyeho ngo yarakiranutse. Urakomeretse nyabo. Ubwo ngo yahisemo ubwo ibyo ari gukora ni ugukiranuka. Ya baba we. Nagira ngo mbamenyeshe ko hano mu rusengero twese tubwizanyije tugatekereza aho tivwa, ntawe udafite watemera. Runaka ariko afite imico runaka ninde, kandi icyo nkubwire wasanga ari twese hano. Bahera kuri nge nkavuguriye, urana bakavuguriye, urana bakamvuga, twese ntidushobotse rero. Ni ubuntu bw'Imana bwatugeze gutya gusa. Imana yacu ishimwe cyane. Imana udukomeze kuduha ubuntu bwawe bwinshi. Umva rero simbuke inshuti yanjye kugira ngo nibure natinda kukuvuga ibibi by'ibigusha, ngo nibagirwe kukubwira ko ese Imana irarebera gusa iyo duhe n'ibigusha. Imana ni iki gituma undi yemera ko binatugeraho? Yesu yarabivuze aciteka, aravuga ngo ibigusha ntibizabura kuza. Nushaka uzajya ukora amasengesho 150, usome Bibiliya, mvuge ngo ikise ube mu nzu ugenda ucecetse, ugerageze gutungana, ibigusha ntibizabura kuza. Uzi impamvu? Si wowe soko yabyo, isoko yabyo ni umubi, ni Satani. Niba Satani ari we soko y'ibigusha ntazabura kubizana, ahubwo ukwiye kwifata ute, ukwiye kureba uti ibigusha byakugezeho. Amen. Imana rero icyo nyikundira, ntabwo irebera gusa iyo twahuye n'ibigusha, ntabwo irebera. Haleluya. Reka nkubwize ukuri, mu bintu nkundira nanone Imana muri ya kamere yayo, Imana ni umuspecialist, Imana ni expert. Irindi jambo ryiza ni irihe? Imana ni karahabutaka.
mu kumenya gukura ibyiza mu bibi. Abaroma 8:28 haravuga ngo byose kubakunda Imana bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ushobora kwibaza harwo muri na situation nkabwira Imana ngo ariko ubu tubwizanyije ukuri hari ikiza wakura muri ibi? Nshuti yanjye, niba Imana yarakuye ubugingo buhoraho mu rupfu rw'umwana wayo, hari ikibi kirenze cyo? Ibaze mu rupfu rw'ikinege utarigeza kuri cyaha, ikemera kumubamba kugira ngo wowe ubone ubuzima. Ntabwo izabura ukwigira mu gukura ibyiza muri ibyo bigusha unyuramo. Munyemerere mvuge Yesu nibyo byiza, nibwo turi bubyumve neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesaya 53. Iyi Yesaya turayizi neza. Hari amagambo nkunda havuga ngo ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, ibyaha byacu nibyo yabambiwe, ngo igihano twebwe kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ariko ijambo nkunda cyane ngiye kuvuga uburyo ari umuhanga, uburyo Imana izi gukura ibyiza mu bibi. Aravuga ngo mu mibyimba ye niho twakiriye indwara. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka nkubwire ikintu cya mbere cyiza Imana ikura mu bitugusha, mu bitugora. Burya umutuvura kenshi, ndavuga kuri twebwe abizera, iteka wavuye mu mubabaro. Niyo mpamvu nari mvuze iri jambo. Burya ubwira Imana ngo niko njya mbibona, yo senga. Iyo mbwira Imana ngo kiza indwara, iyo mbwira Imana ngo rangiza iki kibazo. Muribuka corona yadutesheje umutwe, murabyibuka? Twese twibaza ngo ariko umuti uzaboneka ryari, urukingo ruzaboneka ryari, abantu bahora bapfa. Twibazagaho twakura umuti. Niwibaze rero iyo baza kumera nka wa mugani twize muri primaire w'ikinyogote n'umuhari. Murawibuka harya? Twizigeze ntabwo mwe mubizi, ubwo bamwe bize muri école française. Reka kanevire twize ikinyogote n'umuhari. Ikinyogote n'umuhari ni igihe bakubwira ngo Denis, burya kugira ngo coronavirus ikire bikenewe ko tujya tukubaga tukajya dukuramo amaraso yawe ibitonyanga buri gihe tukabiha abantu. Ninde muntu wabyemera? Ariko Bibiliya tubwira burya ubwira Imana ngo mukize indwara, reka indwara ikira. Biba bisa no kujya muri Yesu ukabaga ngo amaraso ye ameneke, kuko mu mibyimba ye niho twakiriye indwara. Iyo atemera kubabara uko yababaye, ntabwo umuti wo gukiza indwara zose wari kuboneka. Iyo tuvuze imibyimba ntabwo ari ibintu bizana, imibyimba barakuzitura, baragukubita. Ngo baramukubise umubiri uhinduka inyama. Ntabwo bamukubitaga gusa, oya, Imana yaravugaga ati yego, yego. Baramutsibura, yego. Kubera iki? Kuko muri iyo mibyimba harimo haravamo umuti wo gukiza indwara. Imana yacu ishimwe cyane. Ntabwo yakubitwaga gusa. Burya bavandimwe, nagira nkumenyeshe ngo igisubizo, Imana ihebuje izindi, subiremo, Imana ihebuje indi y'agaciro muri iyi si umuntu yahereza undi. Niyo umuntu ahereza umuntu wamukomerekeje. Imana ifashe mbivuge neza. Imana iruta izindi watanga y'agaciro muri iyi si ni impano ufata ugaha umuntu. Iyo mpano uyikuye mu bikomere yaguteye. Ibyo mvuze birumvikana. Hari impano de valeur irenze itagira agaciro, niyo wowe uzatanga ukayihereza umuntu waguteye ibikomere. Ariko iyo mpano atari utoraguye, ahubwo uyikuye n'ubundi mu bikomere yaguteye, warangiza ukayihereza uwo. Niyo mpano ikomeye kurenza izindi. Amen. Perezida Kagame yaravuze ngo twibuka ku nshuro 25 iri jambo ryaramfashije. Yaravuze ngo icyatumye dusaba bacitse ku icumu rya jenoside kubabarira, ngo nuko ari bo bantu bonyine bafite icyo baha igihugu kugira ngo gikire, ni imbabazi. Uzi icyo twabasabaga nyine mu bikomere byabo, mu ntimba zabo, mu mibabaro yabo,
nibakuremo urumva nibakuremo umuti bawuhereza u Rwanda. Niyo mpamvu bikomeye. Yego Imana yacu ishimwe. Umuti rero uzavura burya, umuti w'agaciro gahebuje, nicyo uzatanga wowe kivuye mu bikomere watewe n'uwo muntu wibwira ko yagukomerekeje. Icyo uzamuha niyo Mana yebuje izindi ikora ku mutima. Hari inkuru numvise narayisomye, ni inkuru y'ukuri yabayeho. Murabizi mu Buhinde na Pakistan hari intara bahuza yitwa Kashmir. Iyo ntara bahora bayipfa hahora intambara. Iyo bavuze ahantu hataba umutekano ku isi naho ngaho harimo intara ya Kashmir. Noneho rimwe umuhinde umwe yari yaragiye mu Bwongereza yiga ubuganga. Amaze kuba umuganga ahura na Yesu arakizwa. Asubiye iwabo asanga abapakistani baraje bica umuryango we wose. Noneho arababara cyane ngo yibuka Yesu uko avuze ngo ntimukihore, ngo ahubwo murekere Imana yanyu guhora. Ahubwo umwanzi nakugirira nabi wowe umugaburire umugirire neza, uzaba umushiza amakara ku mutwe. Amakara ku mutwe abagiye mu Isiraheli ntabwo ari ukumurundaho umuriro, oya, ahubwo iyo habaga ari mu gihe cy'imbeho bakunda gushyira gakono hano ku muryango bagashyiramo amakara, ngo kugira ngo umuntu ugiye kwinjira cyangwa se utambuka yoroherwe yinjire mu nzu ubukonje bumushizeho. Ni nko kuvuga ngo nukumushyiriraho ineza ukamwambura umubabaro n'ipfunwe n'agahinda yari afite ubitewe nuko amushyiriye amakara hejuru ku mutwe. Si ukumutwika ahubwo nukumushyushya, nukumugirira neza. Yego Abisirayeli bari babizi rero. Yesu abivuga bo ntibigeze bamenya, ntibigeze babaza ngo ushatse kuvuga iki, kuko wari umuco n'umuhango wabo. Nawe aravuga ati Mana yanjye nagenza nte? Ngubwo Yesu yamuvuraga ibikomere ngo aratekereza icyo yakorera bamwiciye, ngo aragenda muri Kashmir aho bakibitaro. Amaze kubaka ibitaro ngo abwira directeur médecin umuyobozi w'abaganga, aramubwira ngo umupakistani uzaza muri ibi bitaro arembye kuruta abandi ajya ari uvurwa, kandi n'ujya ubona nta bushobozi afite ujye umureka agenda atishyuye. Undi aramubwira tuvuze ujye umureka agenda atishyuye, ahubwo fagitire ye ujye uyinyandikaho. Turi kujyana rimwe rero bari mu ntambara, abapakistani barimo barwana, abasirikare barwana n'abahinde. Umwe muri bo bamurasa amaso, bamurasa ndetse n'amaguru. Aza muri ibyo bitaro baje nibatara amaboko, aza bagiye kumuvura. Ngo yinjiye muri ibyo bitaro atazi ko ari ibyo abahinde yinjiyemo, kuko bari babize ko ari ibyo bitaro byonyine byakira n'abanzi babo. Ngo akigeramo umuganga wamwakiriye wari wa muyobozi w'ibitaro aramubwira ngo yinjiye akiriya icyo bita vengeance. Ngo yaravugaga ngo mamaso yanjye, ngo yafashe docteur amurya inzara ngo yanga kumurekura, aramubwira ngo mamaso yanjye vuba nge kwihora, mamaso yanjye vuba nge kwihora. Ngo akivuga ibyo ngo yumva urukundo wa mu docteur, ngo yumva umubabaro uramuzamutsemo, ngo yibutse yuko muri ibyo bitaro aje mu kuvurwa asaba amaso yo kwihora, nyirabyo bamwiciye mama na papa. Nuko ngo arangije amubwira ati ndaje rwose ngufashe hanyuma ugende kwihora. Noneho ngo mu gihe yamuvuraga aramubwira ngo ndagira nkubwire neza kwihora icyo bivuze, uwamenye kwihora neza. Ngo mu gihe yamubwiraga iyo nkuru ya nyiri bitaro n'ahari bari kumuvura ntacyo atanze, ngo urukundo rwa Yesu ngo rwatse nk'umuriro mu mutima wa mu Pakistani. Ngo noneho ahindura avuga ngo Yesu nanjye ndamushaka, Yesu nanjye ndamushaka, Yesu nanjye ndamushaka, Yesu nanjye ndamushaka. Nshuti yanjye, impano dore umuriro waka irresistible udashobora kwihanganira, ni umuriro w'urukundo n'imbabazi n'impano utanga ivuye mu bikomere watewe n'uwabiguteye. Mbabarira, mba nkubwiye ngo babara mu mwanya wanjye, kuko mu by'ukuri umuntu wese usaba imbabazi aba yaraguteye umubabaro. Ikibi cyose gitera umubabaro, rero biragora. Niyo mpamvu avuga ngo kubabarira ni umuhamagaro w'abanyembaraga, ntabwo ari uw'abanyantege nke, kuko n'abantu bahamagara kubabara mu mwanya w'abandi, kandi abababarira mu mwanya w'abandi ni ababagiriye nabi. Amen, 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 amen. Sigaje utuntu tubiri nkasoza. Abakristo burya niko nabibonye, burya kwera imbuto sinzi riba mubizi biri mu bwoko bubiri. Yego di ureba se, kwera imbuto biri mu buryo bubiri. Murabizi namwe imbuto zera mu buryo bubiri. Abakristo beza dufite uyu munsi bera imbuto nibura one way.
bera imbuto mu buryo bumwe ndabigusobanurira. Imbuto twera ni igihe wowe utaba isoko y'ibigusha. Mu yandi magambo, imbuto z'amategeko: ntugasambane, ntukibe, ntukice, ntukavuga abandi nabi. Tugerageza kwera imbuto muri ubwo buryo, kandi ni byiza. Kutiba, kutice, umvaho impamvu twera n'imbuto. Niyo tubiguyemo dusaba Imana imbabazi. Siko bimeze? Imana irabizi ko namusabye imbabazi. Aho ngaho nta kibazo gihari. Aho ngaho tugerageza kuba bakiranutse. Mbega mu bundi buryo kutaba isoko y'ibigusha by'abandi. Umva rero, hari ubundi buryo bushya bwo kwera imbuto. Noneho n'igihe wowe utabaye isoko y'ibigusha, ahubwo abandi bakubereye ibigusha. Ngewe nahuye n'abakobwa benshi ugakaza bati pastor nkeneye umugabo, ariko ngewe umugabo wanjye nimubona niyibeshya kanca inyuma, mbikubwiye bitaraba tuzatandukana. Nanjye rero sindya umuntu, ibyo uvuze nibyo pe, ariko inama yanjye wikwiri gushaka. Kubera iki se pastor? Kuko nta bushobozi ufite ku mugabo wawe bwo kutaguca inyuma cyangwa kuguca inyuma. Uzabikoraho iki se? Abandi pastor, umugabo wanjye ubwo n'umugore narabimubwiye abime arabizi, hari imirongo ntarengwa. Ubwo rero ngo wabaye umunyamwuka, azayirenga ko azayirenga. Hari ubushobozi se ubifite, ahubwo ugira se ngo warabufite. Ahubwo mbega twiteguye gukiranuka mu gihe tutaremerera abandi. Kandi uzi impamvu birimo kwikunda, kuko niyo uguye uravuga ati ngewe nasabye Imana imbabazi. Ntabwo gukiranuka bigora muri icyo gihe. Oya, gukiranuka bigora ahubwo mu gihe usabwa kuba nk'Imana. Kuko Imana iteye ite? Yuzuye imbabazi. Imana iteye ite? Irihangana. Imana iteye ite? Itobarira itabaze. Ariko namwe nimwibaza, niba hari umukwe wagowe ku isi ni Yesu. Mbega abageni be ngo turamuca inyuma we. Yesu nawe arabizi ko tumuca inyuma. Wese ntubizi? Tumuca inyuma buri munsi. Ubuse ugira ngo burira tutamuca inyuma. Turamuca inyuma mu magambo, turamuca inyuma biribye tagusambana n'ubundi. Ariko na nubu ntajya twihakana. Niyo mpamvu tumukunda. Niyo mpamvu tumukunda. Nshuti yanjye, nagira nkubwire rero, gukiranuka ntabwo kugora. Wikumva gukiranuka mu mategeko ya Mose, ahubwo umva gukiranuka mu buntu bwa Yesu. Yego, kuko mu buntu bwa Yesu ntibavuga ngo ntugasambane, baravuga ngo akira urukundo. Kubera ko urukundo ni amategeko yose asohorera. Yego, buryo dukura. Nigeze kubwira abantu ngo iyo umuntu yakoze icyaha mu ijuru nibavuga ngo yakoze icyaha, baravuga ngo yabuze urukundo. Ni mu mwongera urukundo arushaho gusa n'uwamuremye, kuko iyo dusa n'uwaturemye ntabwo dukora ibibi. Si nibyo gusa, niyo babidukoreye dusa na Yesu. Amen, amen. Reka nongereho iki ngiki. Muzi icyo bita inararibonye? Rya rindi dukunda, inararibonye. Mfite experience. Mu gifaransa barasobanura ngo experience c'est l'ensemble des fautes commises. Buryo umuntu ajya kuvuga ngo mfite experience y'imyaka 5, ababwira ngo mfite amakosa y'imyaka 5, ni munyangaje. Warubizi? Nko kuvuga ngo uyu muntu iyo tuvuze ngo afite experience y'imyaka 5, tuba tuvuga ngo yakosheje imyaka 5, ntabwo yabisubiramo kameme. Yamaze kumenya ibibi n'ibitari ibibi. Ntabwo ari byo yize, ahubwo yabibayemo arakosa imyaka 5, none ubu birahagije. Nicyo bita experience mu gifaransa. Mu kinyarwanda aho biri pire, icyo bita inararibonye. Waruzi iryo ari ryo burya ni ishyano. Iyo umuntu avuga ngo mfite inararibonye, abavuga ngo mfite amashyano menshi. Nabonye amashano i Kigali, mbona amashano i Kibungo, mbona ishano mu rugo. Iyo wabonye ayo mashano menshi nibwo witwa ko wagize experience. None nawe ukagenda wirata ngo ngiye ngufite inararibonye, niribi rirakatsindwa. Ariko ntirijya riza iyo utahuye n'amashano nyine. Ntabwo uzasa na Yesu nibyo nabyo utarabinyuramo. Amen, amen, amen. Ikindi rega bavandimwe, uzarebe tujya dusaba nibyo koko turasoje pe, tujya turota ngo Mana ndakwinginze imbuto z'umwuka, imbuto zawe z'umwuka. Ni byiza, niko dukwiye no gusenga, ariko tukibagirwa imbuto z'umwuka uko zisoromwa. Nta muntu wasaba imbuto zitaribwa, zigomba kuribwa. Imbuto zisoromwa ziterero. Imbuto ziribwa gute? Reka ntanga urugero.
mana umpa imbuto yo kwihangana kugira ngo bigende gute so twihanganire nyine turi kujyanira nta kwihangana kuzaba gupfuye ubusa kuko birivuga ngo nimureke kwihangana gusoza umurimo wako muri mwe umva rero kwihangana nakundi kuzamera pastor uzagira gutyo usengera abantu imana ikuzanira abantu badashobotse no mwijuru irabizi ko badashobotse ikavuga ati none tuberekeze he mubohereze kwa Didier numaze iminsi asaba kwihangana bajyana ukavuga ati uyu noneho nzaniye ni nyabaki mana ubu bwoko ni nyabaki ni ubwoko nyine bwo kwihangana burya nta numwe kwisi binanira gukunda umuntu ukunditse nta numwe ariko twese biratugora gukunda abadakunditse nta wundi wakunze abadakunditse uretse Yesu nabo yahamagaye ngo base nawe kugira ngo bakunde abadakunditse iyo twabwirije neza tuba dufite igikundiro nyine biragoye se kudukunda reka da tuzabimenya umunsi byahindutsemo gatoya njya mbona bambwira pastor turagukunda ni byiza imana ibaho umugisha mukomeze mu nkundi ariko hari umunsi nzabimenya igihe nzaba ntakunditse nyine imana itubabarire imana idutabare amen 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 nabonye abakristo bava mu rusengero ngewe baramvuze bari bakuvuga se ubwo akava muri Vivant akaza muri restaurant hano muri Zion ntago bavuga bo barataranga ukava muri Zion ukajya ugatuba ati noneho nigiriye muri Nobo nugerayo bo bazaguterura bagusimbize hejuru nka erega si ikibazo cya wowe uri gutekereza ko ikibazo ari abantu usize no ni satani imbuto z'umwuka rero nuko tuzera ikindi mwigeze mwiba imyembe kwa padiri ni imijugujugu kwa padiri urirasa ni yawe uramureba ukamucunga atera umujugujugu mwembe ukagwa ukawuterura ukirukanka nuko twera imbuto kubera iki ni imijugujugu nyine nuko batusaruraho imbuto uzi ko n'abantu bahaguruka baje kukugerageza gusa ngo turebe ko ari umurokore tumurebe mwebwe aharenda bakijwe ku ishuri ntibabizi batuririye ibiryo twishyuye minervare turabwirirwa ngo barebe ko turabarokoresha bakaba bavuze ngo utazana uniforme ntiyinjira akaza umaze gutera agashati akakambara akagenda uzi impamvu ni wewe wamwihanganira nibese ashafati ya kibihira aramwica ariko nafati yawe nibura uvuga ati baranyirukanye ndo nagira ntese mu yandi magambo arimo aragusarura imbuto Yesu rero nuko akeneye ko tuzera amen nibyo kudasambana ntiwasambana nibyo ntiwakwiba nibyo ntiwakwica birashoboka rwose ariko siyo bigeze gusa nawe bigenda gute ibigusha ntibizabura kuza ariko ubizana azabona ishyano kandi ubwo arimo aratekereza ati runaka reka mbabwire pastor nyemera umunota umwe gusa mbabwire ngewe hari inyigisho ntashobora kwigisha nimuyumva muzamenye ko senga atangiye kuvangirwa sinshobora inyigisho ivuga ngo imana iraje abanzi bawe bakureho ngo imana ngo iraje abanzi bawe ngo ibacecekeshe ngo abanzi bawe ngo iraje bakubite ndabizi yonza kwigisha muba mwatuye ubu ngubu ndabizi neza uyu munsi nari kumva impundu unako mbaka haleluya byanze haleluya iva kuri iyo nza kuvuga ngo abanzi bawe imana iraje bahane irazi bacamande tuzi no kuvuga amagambo meza atabanzi bawe iraje imana ibacamande mwese mwari kuvuga ati sinshobora kubivuga kuko biramutse bibaye muri rusengero nta numwe wasigara kuko bira mu mitima abavuga umugabo we abandi bari kuvuga abavandimwe babo babaririye amasambu urumva abandi bari kuvuga ba boss babo abandi bari kuvuga yuko kagakobwa kirirwa kantwarira umugabo reka nzimana igatwike uri niyo mpamvu nabivuga ugira se ngo amatiku y'abaririmbyi aba mu kazi no baratikurana hari hagati yabo urasa baririmba ibicuriya rero ntiyasuka umuriro kuko wa azafu yararirangiye muhindura imitekerereze burya reka nkubwire ndabisubiramo igikomere gihebuje ibindi kizakomokaho washize urukundo kurusha handi abanyarwanda ari bavuga agahinda gakomeye
gaterwa n'uwo mwashakanye cyangwa uwo mwababyaranye. Abo mwabyaye niwe uzakubabaza cyane, uwo mwashakanye niwe uzakubabaza. Reba rero Imana ije ikica abanzi bacu twese twabapfakazi, hasigara ndetse nubwo utabizi nawe barakurakariye. Ntabwo ubizi ariko uri inyuma baravuga ati wakubise kiriya Sasha, wakubise kiriya. Muratekereza uko Imana idatekereza. Rimwe Yohana niwe yigeze kuvuga ngo banyuze i Samariya bashonje, bari bashonje pe. I Samariya ugiye Yerusalemu hari kure ibirometero hafi 70 kuzuba we bashonje. Bavuga ati mwarese tukaka kwera icumbi. Bagenda bavuga ati mwaduha icumbi kuko barabayuda bari babizi ko atari gupfa kurara, bari kubasasira imigozi. Rero mvuriza mwaduha icumbi mwo kabyaramwe. Abandi bavuga ati mwebwe tubaha icumbi ryahe mwabayuda mwe. Toka hapo mugende. Ko bwije se toka mugende. Noneho Yohana niba byari bivanze n'inzara n'umunaniro abwira Yesu ariko atari kumwigisha waretse ubunona tukamanura umuriro nkuko Yohana yawumanuye tukabatwika bose. Arangije amuri ati ndakwiyamye mwene Zebedayo, ndakwiyamye kandi mwabahungu mwe sha mwene Zebedayo mwebwe ndabiyamye. Uzi impamvu ngo nimuze umukubakorera mu wariwo kuko uretse no kubima icumbi twiteguye no kubapfira, twiteguye no gupfa ngo n'abasamariya bakizwe. Yohana amaze gusobanukirwa ibi rero arandika mu rwandiko rwe 3:16 aravuga ngo niba Kristo Yesu yarabapfiriye mukamenya urukundo rwe, namwe nimutanga ubuzima bwanyu kubw'abandi. Gukunda ukunditse ntawe binanira numwe. Gukunda abakire biroroha, uza amafaranga agira amavuta yayo nayo. Gukunda umuntu wize avuga so na what na by the way biroroshye, biteye igikundiro nyine. Ariko gukunda umukozi wo mu rugo musengana nawe ukamusura biragoye. Nuko Yesu ashaka ko dusa. Imana idutabara. Ibigusha ntibizabura kuba, ariko ubizana niwe uzabona ishyano. Tumbira Yesu use nawe, utuse naye wige gusa nawe. Twebwe ingorane tugira tugomba kubanza kubyiyumvamo, ngo ntabwo mbyiyumvamo. Ibyo ni amarangamutima n'umuriro gusa. Dukurikiza ijambo turyiyumvamo tutanaryiyumvamo. Amen. Tukaba nk'irobo kuko turi kunyura mu muriro w'ibigeragezo tukabakunda gusa. Imana yacu baho umugisha, ndabashimiye cyane. Mbivuze muri make. Pastor karibu, Yesu abaho umugisha, Imana ibagirire neza. Amen. Bene data, niba ari ikintu kigoye mu buzima bwa Kristo, nabonye ni byinshi, ariko gusa na Kristo kuri uru rwego amaze kutubwira mu bisitaza. Nusohoka hano umenye ngo ibisitaza ntibizabura kubaho. Waba uri umunyeshuri, waba uri umuntu wubatse urugo cyangwa se uri umuseribateri, ku rwego rwose naho uzajya hose uzahora n'ibisitaza. Ibisitaza ntibizabura kubaho, ariko uzase na Kristo mu bisitaza. Uzakunde nka Kristo abakwanga, uzababarire. Yesu bamuteye icumu, bamwambika ikamba ry'amahwa, bamukubita ibiboko Abaroma, ariko arangije aravuga ngo bababarire ko batazi icyo bakora. Nuhura n'ibigukomeretse, ibi rero ntabwo wabishobora, nakubwiza ukuri, mu mbaraga za kamere ntabwo wabishobora kubera amashuri cyangwa amafaranga. Ni Yesu wenyine muri wowe wakubashisha, gusa na Kristo ni Yesu wabikubashisha. Niyo mpamvu niba uri muri literaniro ushaka ubuzima bwawe Kristo, ukaba watsinzwe n'ijambo ry'Imana, ukavuga ngo ibyo naciyemo byarambabaje, byarangushije, mfite ibikomere mu mutima, ibikomere nabyo wabizanira Yesu. Nkunda ririya jambo Matayo 11:28, ndarikunda rwose. Mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze munsange. Niwe wenyine twese dutinya abarushye n'abaremerewe. Ariko umuntu wahagarara mu isi yuzuye abarushye, nta muprofete wabivuze. Mwese abarushye n'abaremerewe ngo muze munsange ndabaruhura. Aravuga ngo munyigireho
muse nanjye. Ndagira ngo uyu mwanya uhe ibikomere byawe, uhe ubuzima bwawe Kristo. Turi kumwe muri iri teraniro, twese hano twarakomerekejwe, twese hano twarasitajwe, twese hano aho twakunze niho hatubabaje. Buri wese yibonye mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo uyu mwanya ariko mbasabe, twese by'ukuri dukeneye ko Yesu Kristo aremerwa muri twebwe, akadushiramo urwo rukundo, akadushiramo izo mbabazi, kuko ntaziri muri twebwe. Ariko niba uri muri iri teraniro ukaba utarakizwa, utaraha ubuzima bwawe Kristo, ntabwo uzabishobora, ntabwo uziyemeza ngo bikunde. Ndagira ngo ngusabe uyu mwanya uhe ubuzima bwawe Kristo. Turi kumwe, ushaka ubuzima bwawe Kristo, uzamura ikiganza dusengane nawe. Ubwo ngo ngwaye ubuzima bwanjye Yesu, ngwino ubuganza. Uzamura ikiganza dusengane nawe, umwemerere mu mutima wawe kugira ngo akubashishe. Niba ushaka gukizwa bwa ubuzima bwawe Kristo, ni karibu, nta soni biteye. Kandi rwose niba waratangiye urugendo rw'agakiza, uru rugendo rwo gukurikira Kristo, ndagira ngo dusenge twese uyu mwanya. Kristo rwose atubashishe gusa nawe, atubashishe kwera imbuto, atubashishe kubabarira hagati y'ibisitaza isi dushingikiye amenyo. Naratanga ririya jambo Yesu yavuze yohereza abigishwa be, aravuga ngo mbohereje nk'intama, s'il vous plaît, ngo mubirura. Kuki atatohereje byibura nka tigre mu birura kugira ngo duhangane? Ariko arashaka ko dusa nawe mu kazi, arashaka ko dusa nawe kuri uriya muyobozi udushaririye, kuri uyu muntu udusitaza uko bwije uko bukeye. Imana irashaka ko dusa na Kristo. Reka mbasaba itorero ry'Imana muhaguruke dusenge. Dufashe gusenga, dufashe kuririmba azafu. Imbabazi zawe Mana ni nyinshi cyane, zirenze ubwenge bwacu. Turatsinzwe, tuvuga iki? Mana uri nyembabazi, imbabazi zawe Mana ni nyinshi cyane, zirenze ubwenge. Ndagira ngo uyu mwanya utangire gutekereza ku buzima bwawe. Ese usa na Kristo? Ni bande bakubabaje? Ni bande bagusitaje? Ni wakomeretse? Ndagira ngo nta mpamvu yo kwishushanya, nta mpamvu rwose yo kwigirisha. Uyu mwanya ndagira ngo dusenge duse na Kristo, aguha imbaraga, akubashishe. Ntabwo biri mu mbaraga zawe n'ukuri, ntabwo uzabyiga mu ishuri, ntabwo uzajya muri seminari runaka. Iguhe courage, iguhe ubutwari bwo gutuma uwagusitaje, uwagukomerekeje, uwakubabaje, uwakugushije, uwaguhemukiye umuryango wawe, nawe umufata nk'uko Yesu yamufata. Ariko Imana izatubashisha. Ndagira ngo uyu mwanya muri iki gitondo dusubire muri no sengesho, twe ngo Mwami Yesu, ndashaka gusa nawe no hagati y'ibisitaza byo muri iyi si. Ndashaka gusa nawe hagati y'ibindushya, ibinkomeretsa, ibimbabaza. Magusa nawe, maguhumura nkawe, makwera imbuto nk'izawe. Simbishoboye ariko wanshoboza, niryo sengesho ryanjye. Magusa nawe, ninsoka hano ngende nsa nawe, mu mvugo, mu ngeso, mu migendere, mu mikorere, mu migirire. Ume gusa nawe, ndakwinginze umbashishe, ushoboze kugera ikirenge mu cyawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ikubashishe
kandi Imana igushoboze gusa na Kristo hagati y'ibisitazi.